umamagayira. Yo bro. Ndi mu kiganiro man. Kuri Home News. Home News TV. Sawa. Turabasuhuje. Bakunzi ba Home News TV. Mura abageze hano kuri cano bwa mbere. Uyu munsi ako abantu benshi stress zirabishe, stress ziraza kubamara, ziraza kuduhitana da. Tubahaye kaze mwese mukomeje gukurikirana Home News TV. So uyu mwanya turaje kugira ngo tuganire ku bijyanye na stress. Ese ujye ugira stress? Turaje mukanya reka twakire undi munyamakuru wacu Newsman aze turebe ku kijyanye na stress. Newsman turakwakiriye. Meza bitese. Sa ndakumva neza. Ariko ngo stress zikumera nabi. Man. Bro. Stress ngo nakaga kabisa. Stress zimeze nabi. Stress ziraza kukwica abantu. Kutazikontrola. Ariko ufite akazi kenshi muri misi. Bon, urebye nta kazi kenshi gahari, ahubwo ni ibintu bihari muri rusange. Stress zirishe, stress zimaze abantu, ebana. Umve ngo ridanje. Gusa yego. Turakwakiriye banze suza abakurikiye Home News TV, Home News TV. Mukomere. Narinjyanye imana. Ako nawe ufite ama stress utangiye guhindura n'izina. So guys, mwihangane umutumirwa wacu Newsman naguhamagaye. Ariko amaso ko yatukuye. Ari nkangutse Ni stress. Cyangwa na akantu kaba karimo. Ntago mbizi. Ni stress. Nizo zatuma tukura amaso. Mazimisi ndi mu kazi gakomeye. Akazi kenshi byatara. None se Newsman akazi na stress bihurira. Akazi na stress. Buriya stress n'akazi haro bihurira. Ndihurira he? Haro bihurira kuko akenshi stress ziterwa n'akazi kenshi. Ariko no kubura akazi nabyo byatera. Ijisho ryahiye bro. No kubura akazi byatera stress buriya. Ariko ufite akazi. Akazi ndagafite ariko nase akazi ko kagutera stress. Sometimes gatera stress. Ijisho ryahiye. No, shaka ko ari n'uburwayi. Newsman twemere banze suza abadukurikiye. Mumeze mute abakurikiye Home News TV. Muri Imana bane namwe yari Newsman. Nuko bisanzwe turi kumwe 5 kuri 5. Yes, murakoze Newsman. So rero mbere ko dutangira uyu munsi twifuje ko mutuganira ku bintu bijyanye na stress. Ubundi stress ni iki? Ese koko nawe wemera ko stress ibaho? Ese ni bibaho? Twagira ngo dusobanure muri make ubundi stress ni iki? Kuki ibaho? Bese bigenda gute kugira ngo umuntu yisange afite stress? Kuko waruvuze ngo umuntu ngo udafite akazi ashobora kugira stress. Uje hano uri kuvanga ufite stress kandi nzi ko ufite akazi. Ese biterwa n'iki do n'ibiki? Bagira ngo muri make dufashe dusobanurire abakurikiye Home News TV utubwire ku bijyanye na stress. Mbere. Murakoze cyane abakurikiye Home News TV. Ku kibazo za yarambajije cyitwa stress. Stress ni iki? Stress mu Kinyarwanda mu ijambo rimwe tugenekereje twavuga ko ari guhangayika. Mu ijambo rimwe stress ni guhangayika. Bivuze ngo igihe cyose umuntu yahangayitse aba afite stress. So ushobora guhangayika ariko udafite stress. Iyo mpamvu narimvuze ngo mu Kinyarwanda cyangwa mu ijambo rimwe tugenekereje guhangayika. Ariko stress ubundi ni igihe wumva uhangayitse ufite guhangayika kwinshi muri wowe cyane cyane hari
igihe kidasanzwe cyangwa hari ubuzima budasanzwe wanyuzemo cyangwa akazi kadasanzwe cyangwa ibihe bidasanzwe wanyuzemo watekereza kuko guhangayika ukumva ko nta kindi cyabiguteye bishobora kuba byatewe na situation yawe urimo uko iyo niyo stress kuko guhangayika bisanzwe ushobora guhangayika wagize ikibazo waba uri kugenda mu nzira kumva telefone iraguhamagaye uti hari ibibazo bibaye ugize ibyago ibi n'ibi icyo gihe ushobora kumva uhangayitse ariko bitaganisha kuri stress. None se Newsman ubundi muri make niki gishobora gutuma umuntu ahangayika? Nge ntago ndi kubyumva neza. Ibintu bishobora gutuma uhangayika ni byinshi kuko uvuze ko mu guhangayika biri ari kimwe mu bintu bituma umuntu ashobora kugira stress. Guhangayika rero biri kwinshi ushobora guhangayika uhangayikishijwe n'ibibazo by'amafaranga. Amafaranga muri iki gihe ifaranga rirayoboye kuko muri iki gihe hari bikora ifaranga ibintu byose ni ifaranga muri Kigali ho noneho kwihagarika ni ifaranga kugira gute ni kwihagarika kwihagarika kugera kuri toilette rusange abajene bakunda kuvuga ngo no gukora ibyoroshye gukora ibyoroshye kwa ni amafaranga ubwo no kujya kuri toilette ni amafaranga kurya ni amafaranga kunywa ni amafaranga kugenda ni amafaranga buri kimwe cyose ni amafaranga ubwo rero warumbajije uti guhangayika iki bishobora kugutera guhangayika ushobora kuba wabuze amafaranga ushobora kugutera guhangayika wari witunze ubwawe wari utunze umuryango ibyo byagutera guhangayika wabuze amafaranga ushobora no kuba ufite akazi kakazi kakakubana kenshi nabyo bikagutera guhangayika bavuga ngo karushisaba muvandi karushisaba none kugasaba ugenda utakamba akazi ariko wakabona ugatangira kukitwaramo uko bishaka. Urakoze cyane Newsman. Kubura akazi rero nabyo bishobora kugutera stress. Akazi kenshi kagutera stress no kubura akazi nabyo byagutera stress. Ibaze tubyite gute nta munozi uravuze ngo mfite amafaranga mfite stress ntafite amafaranga mfite stress ufite akazi ufite stress akazi wakabuze ushobora kugira stress. Newsman kari bibazo nacyo komeza amashuri byagutera stress. Amashuri ni gute yagutera stress? Ishuri ryagutera stress gute sobanurira uko ishuri ryagutera stress no kuri kwa kuna abanye bro ntabwo bize mbona nize makeya ariko ataragutera stress ariko ishuri ishobora gutera stress cyane hari nk'abantu b'abapapa biga bakuze abapapa biga bakuze usanga akenshi bishyurira minerval ahiga amafaranga yo kujya kwishura hari abantu birihira ese kugira ngo kuba wakwirihira ahubwo na amahirwe uko bimeze bro akomeye kuba ufite ubwo bushobozi bwo kwirihira bro nyumva ukuntu bimeze ushobora kwiga wishyurira ariko aho ukura y'amafaranga kuyabona bigoye ushobora no kuba uyabona byoroshye ariko stress guhuza gushaka amafaranga no kwiga uyu munsi wasibye ishuri bitewe no kujya gushaka amafaranga usanze assignment yakozwe ibintu byose ufite presentation ufite stress muri make abantu bishyurira bafite stress abantu bishyurira stress bayigira ndetse nabo bishyurira nabo barayigira bo Newsman niba wenda hari ntabyitiranyije ubwo muri make wavuze yuko stress ari igihe umuntu abaho ahangayitse kubaho ahangayikishwa n'iruntu runaka ari byo atubwiye ko ushobora guhangayikishwa n'amafaranga ushobora guhangayikishwa n'akazi kenshi ibibazo byo mu muryango se ishuri kubura akazi ndetse no gutekereza ejo hazaza sibyo hari Newsman none twagira ngo dukomeze udusobanurire ubundi niba tubonye ko ibyo bintu biri muri bimwe bishobora gutuma umuntu agira stress ku bwanjye numva yuko nta muntu uba hatagira stress ese byagenda gute noneho cyangwa se kuko nawe urabyumva kimwe nanjye ko abantu bose bashobora kugira stress abantu benshi bashobora kugira stress ariko stress buriya hari uburyo zitandukana ariko hari akantu gatoya nshaka kugira ngo
nkubwire cyangwa dusangize n'abadukurikiye ni nk'agatekerezo gatoya. Umugabo yari afite akazi noneho igihe cyo guhembwa kiragera, cyagiye bavuga ngo ka Cyprien kaje Cyprien ibyo bintu noneho umugabo yahembwe amatariki yageze ubwo arataha. Ageze mu rugo umugore we amutegereje azi ko bahembwe ari buzane amafaranga. Abaramubajije se ati sheri amafaranga yo kwishyura inzu wayabonye? Umugabo ati yahehe se? Ati ntago bari bahembwe. Arahaka bari bahembwe kamere. Urumva? Ati si none ayo kwishyurira abana ishuri wayabonye? Umugabo ati oya. Atasi none amubaza byinshi amubwira byinshi bigombwa mu rugo byinshi, ayo bukode, ayo kwishyura ishuri. Niko umugabo avuga ngo ya ayo gukora stoke ka stoke mu rugo. Urabizi ku bakozi bakorera agashahara ka buri kwezi acungana no kugira ka stoke. Atese none abazongera kubona amafaranga n'ubundi kwezi kurangiye. Yego. Ubwo noneho amubaza byose, umugabo agenda hakana ati oya. Noneho umugabo arareba amaje byose ati sinone. Umugore amaze ati sinone ntago mwahembwe umushahara wagiye. Umugabo arareba ati shira bizi, aseka kirama agaseko nyine ka kandi kuburyarya. Ati shira urabizi ati amafaranga nashyize ku ifoto kugira ngo igihe cyose nge nyareba mpora nyareba. Urumva ko kantu, urumva izo nazo ni stress. Izo nazo ni stress. Ako kantu rero ntabwo amafaranga yo kuyazana mu rugo ngo ayazanira umudamu bakore stock yakozemo ifoto. Urumva yakoze ifoto y'amafaranga ayitaka muri sala kugira ngo ajye yareba yumve ko iki cyose afite amafaranga. Bariyemeza ntibahaha nagira ikintu azanira umudamu. Yego. Urumva rero izo ni stress zitera kwinshi. Ahubwo twihuse tukareba ngo ese igihe cyose ufite uguhangayika ufite stress. None se muri make guhangayikishijwe n'ikintu runaka ufite stress. Muri make tugiye kurebera hamwe rero ibimenyetso by'iki? Ibimenyetso byakwereka ko ufite stress. By'umuntu ufite stress. Ibimenyetso by'umuntu ufite stress. Ubwo so umuntu ufite amafaranga? Umuntu ufite amafaranga ashobora kugira amafaranga ariko akaba adafite stress. Mukashobora no kuyagira. Okay, uradufasha tubwire bimwe mu bimenyetso biranga umuntu ufite stress cyangwa se bimwe mu bimenyetso bya stress. Ibimenyetso bya stress icyambere tugiye kurebera hamwe nubwo muri rusange umuntu wese ushobora kucyumva adashobora kumva ko ari ikimenyetso cya stress. Ni ikintu cyitwa kudasinzira neza. Newsman unyibukije abajene bo muri iyi minsi hari igihe akora nk'akantu nakabonye kuri status y'umutipe umwe yanditseho ngo uzamenya ngo uko ufite stress ngo igihe ngo ziyabyuka nka 8 z'ijoro ukabwira umuntu ngo nagutokore ngo ntukora mane 8 z'ijoro cyangwa se ngo wabyuka nk'izo 8 ngo wakimyoza. Urumva ibyo nabyo nabyemera ko ari stress. Twakomeza kwicyo kintu rero kijyanye no kudasinzira. Nako wagerageza ukajya uvuga nanone ukagerageza kuri muri kamera kugira ngo tukabwira abadukurikiye cyane. Ubundi ho turahorana sinzi impamvu buriya kudasinzira neza za abadukurikiye mwese mubyumve neza. Uko biri kose hari igihe uryama uwaye mu buriri ukaryama none ibitekerezo bigatuma udasinzira. Hari umugabo tigeze hari mfite ibitekerezo byinshi kuri iyi ngingo n'utuntu nta kibazo bihura n'amazina ya Newsman. Buriya umuntu ugira udukuru twinshi dutandukanye. Hari umugabo twaragiye duhuriye mu nzira arambwira ati duhuriye mu nzira turasuhuzanya dusanzwe tuziranye kuri kaminuza twariganye duhurira mu nzira tudaherukanye. Ubwo ntabwo ati runaka ati ni wowe uracyabaho? Ati ndacyabaho. Timbagaho cyane.
noneho umugabo abarambwiye ati ufite akanya tuganire sinabandi akanya ndagafite nabura ati akanya ndakagiraga akanya muri rwa ruri ndakagiraga turaganira ariko ati kubera iki ati burangiyewe ntekereza nijoro nahoze ati kubera iki ibyo bije bite ati ngiye ibitekerezo biza nijoro wana nari mubwiye ati nta kuntu wanyigira umushinga kuko twiga segonderi no kuri kaminuza yahonaga imishinga nzacuruza ibi nzakora ibi ibintu byinshi urumva nawe ate se ko wageraga ibitekerezo byinshi hakuntu wanyigira agashinga gatoya umuntu yatangiza nk'ibihumbi nka 200 cyangwa around ya 200 desase nkari gutyo abari imyoza ati shayi yahigaga yahijanje burya byari kera sabatese byagenze ri ati bungu burensigaye ngira ibitekerezo ninjoro ati ahubwo wowe uzampamagare ninjoro nka 8 zakubwira bivuze ngo kumanywa ntabwo akora ugasigaye akora nijoro yego arangira ngo ati ngewe iyo ndyamye ninjoro nka 8 nkaryama ngaramye ibitekerezo biraza ati mushinga nkawo ukora nkanabyuka nkandika umushinga nkawo develop ati rero uzampamagare nijoro birangira gute uri ko byarangiye uko twicisha uko byarangiye nijoro nk'umuntu ufite amatsiko nari nzi ko asanzwe ibyo bintu abikora 8 nanjye 8 zarageze nanjye ndamuhamagara muhamagaye telefone arayitaba ariko mbaza ngo yansubije ati yansubije nkurota kabisa ubwo rero buriya twivuga ngo tube nk'uwo mugabo ngo bitekerezo biza nijoro turyamye tugaramye oya ahubwo izo ni stress nijoro 8 hakagera ukumva ibitekerezo biraje ukakora umushinga umwe mu gitaro wawe urangiza ugakora undi mu uko nguko gakora imishinga bivuze ngo kudasinzira neza ni kimwe mu bimenyetso bya stress ni ibimenyetso rwose simusiga ni ikimenyetso cya stress bivuze ngo umuntu araryama aho kugira sinzire ibitekerezo byinshi bikamuzamo agatangira gupanga imishinga kuki nabonye iki kuki nafite iki kuki yes newsman twakomeza ni ikimenyetso cya stress ikindi kimenyetso cya stress rero buriya no kurakara vuba kurakara ubusa bivuze ngo abantu batarakara nta stress bagira abantu batarakara rero ashobora kutarakara ngo ubibone kuri appearance ubone atarakaye ariko kuba ku isura atabigaragaza atari byo bikubireka ko atarakaye good abo bantu niyo mpamvu tubwiye ngo kurakara vuba abo nabyo birumvikana vuba kwa kundi umuntu mwari musanzwe muziranye nkuko tubanye nkuko tuziranye urazi ko nta burakari buraho ngaho ntari igifura ariko wambwira akantu gatoya katanarakaje bwaturakara ako kanyu kabona kamere yanjye ubwo bivuze ngo igihe cyose turi kumwe cyajya mubwira akantu ugahita urakara uba ufite stress zaba zagiye yakuvumbiye newsman ukomeze tubwire urambonye noneho buri hari ikimenyetso cya stress ariko icyo kimenyetso cyo ni cyagiye stress zitangiye kuba nyinshi ukumva urimo urababara umutwe kubera kudasinzira kubera ibindi biguhangayikishije icyo nacyo ni ikimenyetso cya stress kubabara umutwe urumva niba ubabara umutwe kubera kutasinziriye icyo gihe uzahorana n'umunaniro cyane rwose cyane ikindi kikwereka ko ufite stress cyangwa ikindi kimenyetso cya stress no guhorana umunaniro nkuko wabivuze ngo kumva unaniwe guhora uko wabona ufite umunaniro abahakina buri kandi ukabona ufite umunaniro nacyagiye wumva ko wari ufite akazi kihutirwa gukora ukajya kugakora wumva ushyizeho umutima ariko kumva umubiri ukawanga umunaniro nacyo ni ikimenyetso buriya kwa kundi umuntu busa aba ari nk'umwana mwiza atanywa inzoga atanywa itabi atajya mu bintu by'ibigare noneho tukabona wa muntu yatangiye kujyanwa amatabi noneho kumugaragara biriya bintu byaba biterwa na stress hari
cyangwa umuntu tukamubona nko mu kabari tukabona yasinze kavuze kuri ntabwo dusanzwe tubona nta nubwo twari tuzi cyangwa inzoga buriya icyo gihe nabwo si ama stress aba yatumye yihema kuri icyo kintu ndagihuza n'ikindi kimenyetso cya gatanu twari tugiye kuvugaho kuko uyu munsi turaza kuvuga ku bimenyetso bitanu biranga stress cyangwa bikwereka ko umuntu afite stress icyo cyaba ari nk'icyakangahe icyo ni icya gatanu rero nicyo nari ngiye gusorezaho kuko icya gatanu kiravuga ngo kwiheba cyangwa kubura ibyishimo urumva icyo kintu rero yego gute yego gute icyo kintu rero kubura ibyishimo urabona umuntu yaremanwe kugira ibyishimo umuntu yaremanwe kuba abayeho neza kuba ari muri igihe cyose ahora afite fresher cyagiye rero wumva niba uri nk'umugabo wubatse ufite umugore n'abana buriya hari ukuntu turaza kubigeraho ikintu gishobora kukumara stress nubwo nari ngiye gushyuhaguza nkabivuga mbere ariko hari ukuntu ufite umwana n'umugore wataha uvuye mu kazi unaniwe wagera mu rugo umwana yaza kugusanganira kumva twakwiba kuragabanutse bitewe umwana yambire papa ukumva stress ziragabanutse cyangwa kwiheba kuragabanutse kuri iki kirero cyo kubura ibyishimo cyagihe wataga yagukora uko nguko akaguhobera akakuyambira ukabona nawe wakuru bihindutse yakuyambira atopete cawawe madamu yagusuhuza ukamuha nyina wiriwe madamu wiriwe sheri ati profebere utise niriwe nyine kubera mu bishaka se kubera ubushake bwawe se urumva icyo gihe aho ngaho abarenganye newsman abarenganye ntabwo ari wa mbere uburenganya nese ubwo buriya izo stress ntubazikuye nko ku kazi cyangwa ntuyiriwe birashoboka cyane rwose nkuko ushobora no kujya mu kazi ujyanye stress wakuye mu rugo use none ubwo byaba ari icyo gero waba uzi ibyishimo warumbajije uti umuntu ashobora kubura ibyishimo koko cyane rwose ariho ngiye guhera nsubiza ikibazo warubajije nk'umuntu utanywa inzoga utanywa itabi ukabona yagiye muri ibyo bintu buriya kenshi bari abantu bajya mwabiriya bintu by'ibiyobyabwenge bagiye gushaka iby'amatabi bavuga ngo bagiye gushaka ibyishimo agiye kwibagiza stress agiye kwibagiza ibibazo urumva nicyo gihe rero aba yatakaje ibyishimo nk'ikimenyetso cya gatanu simusiga kiranga umuntu ufite stress none newsman yego maze kutubwira ibintu byinshi bigera muri bitanu bitwereka neza cyangwa se bidusobanurira neza ko umuntu ashobora kuba afite stress cyangwa se afite stress none se birashoboka yuko twakwirinda stress ese niki gishobora gutuma tutagira ama stress kuko wavuze yuko ushobora kuba ufite amafaranga ukagira stress ushobora kuba nta mafaranga ufite ukagira stress ushobora kuba ufite akazi ukagira stress udafite akazi afite stress ufite umugore afite utamufite se muri make niki gishobora gutuma none umuntu yirinda stress kuko njya nkurikije newsman nkurikije ibintu umaze kutubwira biragaragara yuko bigoye ndetse bikomeye cyane ko wabaho udafite stress ahubwo wenda sinzi niba uri buze kubitubwira wenda stress gusa zishobora kuba zitandukanye kuko ntekereza ko umuntu muzima akunda kuba afite akantu ka stress kamushira kuri pressure nabyumvise none watubwira ni gute none dushobora kwirinda ibyo bintu cyangwa ni gute dushobora kwirinda stress yego ntari navuga kuri icyo ngicyo akambatera kandi ga story umugabo umwe yari afite akazi arangije umunsi umwe ajya ku kazi ahura na boss abwira boss we umukoresha boss we umukoresha we aburabwiye ngo boss bige niba yarakoraga nko muri company ni nka boss wa company yego we ni umukora muri company ariko afite umukoresha niwe boss we rero aramusanze aramusuhuza nk'uko bisanzwe nk'iriga yati boss salamu meze boss ati ni sawa atariko boss ndumva mfite stress ati wo ni boss ati ndumva mfite stress ati ze stresses ati boss ndumva nshaka kugura imodoka wana boss ati ni byose boss uwo mukozi baramubwiye ati se none
ni bibi cyangwa ni byiza bose ati ntacyo bitwaye noneho ibaze ngo uwo mukozi yamubwiye gute aramubwiye ati ariko rero bosi nta n'amafaranga mfite nta nubwo yagura pine wana bosi yari yamaze kuba mpemba neza amafaranga muhaga arayakoresha bose buriya yahise atekereza aravuga ati reka numve ko amafaranga afite numva wenda n'ubwoko bw'imodoka nshobora kumurangira agiye kumva yumva amubwiye ngo nta mafaranga yagura pine y'imodoka mfite guys izo ni stress birasekeje ni stress barumva uti ni gute umuntu yakwirinda stress buriya ikintu cya mbere wakora mu kwirinda stress ubanza wowe ubwawe wowe wumva ko ufite stress wemere ko ibibazo bibaho ubanza ubyemere uvuga uti ibibazo bibaho turi mu isi ibibazo kandi urebe n'ingero ni ukuvuga ngo tugarutse kuri urwo rugero yego rw'uwo mukozi abwira bosi we mva ngo niba uri nk'uwo mukozi udafite imodoka udafite n'ubushobozi bwo kuba wagura ipine emera yuko nyine ubwo bushobozi ntabwo ufite nyine emera urwego uriho wemere ko ibibazo bibaho wiyakire niba utariye saa sita byemere wihangayika ngo uvuge ngo ibintu byakaze sibyo nyine ihangane wenda nijoro uri buze kurya umwana w'ikigara avuga ngo sinzi ukuntu babivuga n'abavuga ngo umwana w'umujyi ngo arabwirirwa nta burara niko bimeze ariko buriya mwana w'umujyi rero aba yarakiye ko ibibazo bibaho akamenya ngo uyu munsi niba ntabonye iposho nabonye ko icyo gushyira mu nda ejo ndabibona cyangwa nimugoroba ndi bubibone ikintu cya kabiri rero tutarakomeza se newsman nta kantu wenda gato ku rugero kaba karakubayo twasanisha no mugani kuvuga ngo mwana w'umujyi arabwirirwa nta burara se koko iyo nsigamugani niba ariko twabyita niyo koko bibaho cyangwa se umugani ugana kariho duhe nk'akantu gato yaka ibintu byaba byarakubaye uriya umugani ugana kariho nabasharinga story nuko ari ndende gira akantu gato yo tubwire uti wenda ugereranye no kuvuga ngo umwana w'umujyi arabwirirwa nta burara nigeze kubaho urumva ntunzwe n'akazi ko gukora kujya ku ishansiye bari kubaka biratwita ubuyede noneho umunsi umwe ndakugendera njya gukora ikiyede ariko ni cyiza yego ko kirishyura kirahenze waragikoze cyane hano muri uyu mujyi wa Kigali nshobora kuba ntaragikoze ariko iwacu mu cyaro ye naragikoze uzambaze iwacu mu cyaro naragikoze kabisa gifatika noneho nandi kuguha akantu k'ubuhamya butoya noneho ngiye ku ishansiye mu gushaka ikiyede nsanga ikiyede cyarangiye abo gukora ikiyede barangiye aho guhabura abafundi urumva nibaze ngo byagenze bite ako kanya ngiye kumva numva ngo abafundi nibo bakenewe nibaze ngo byagenze bite rero ntabwo nenda gasaba akazi ko kuvuga ngo nari nje kwa kiyede ubwo numvise bavuga ko ikiyede cyarangiye aho bakeneye abafundi ko wahise umufundi nibaze rero ngo byagenze bite narakugendeye uri mugana ugana kariho narakugendeye muri Kenkarere iri hafi aho ngaho ako kanya direct bavuga ngo bakeneye abafundi narakugendeye ku ishansiye ndagenda mbwira umucuruzi yari umumama na n'ubu njya mubona iyo nagiye iwacu mu cyaro ndamubona iyo mukubise amaso wasiza mu mutwe ni nyiri Kenkarere cyangwa se abatumva urwo rurimi neza na ahantu bacuruza ibikoresho by'ubwubatsi iyo nkubise amaso umudamu igihe cyose nta kintu kizamuka mu mutwe niyo situation yuko byagenze bite rero narakugendeye nyera ko umudamu ndamubwira nti hari abafundi bakoraga aho ngaho to be honest na amashuri yari kubaka mpageze ndamubwira nti
vuga izina ry'umufundi runaka muvuze ubu abantu bahari bahita bamwumva uramwitirira namubwiye ko ntumye ibikoresho bivuze ngo yaranzi ndo muri quartier bivuze ngo nta n'ikizere wari ufite cyuka kuri kenkayeri baragwe ibikoresho bari banzi ni kenkayeri muri quartier banzi ko ntunzwe no kujya kugenda ngo ndagira namubwira ngo amba tunasubiza abayede izina ryo muntu aho yawe umuvuge ndagenda niyitirira uko uwo mufundi antumye ibikoresho mbaza ngo nabajije iki nabajije nifu n'umwiko nabura ngo runaka ntumye umwiko na nivo bayitipime mai araza kwishyura tashi ati byo yari afite agize ikibazo ati none antumye yahise amuhereza yihuse bora ni byiza kubaka icyizere urumva uwo mufundi yaza kuba atarubatse icyizere ntabwo nari kubona icyo kurya ndi guhuza uwo mugari uvuga ngo umwana w'umujyi arabwirwa nta burara nubwo icyo gihe nari umwana w'icyaro ntari umwana w'umujyi ariko yarabimpaye akimara kubintu ari Kigali gusa baza ngo abimpaye nyuma byagenze bite ariko abadukurikiye barimo barabyumva uko byagenze nabo barabyumva niyo ntarangiza story aba babyumvise uwo munsi nakiye amafaranga y'umufundi none se twakomeza ku ngingo ya kabiri unyemereye za okay ntacyo tuzabigaruka abadukurikiye bumvise uko byagenze gusa babwiye ko icyo gihe warariye iyo story irangiye babwiye ko nacyuye amafaranga okay ntacyo komeza twibwire y'umufundi nari umuyede komeza twibwire uburyo ki wakwirinda stress ejo story munyemereye story twayirangiza uko nubatse so barabyumva kandi barabireba uko wakwirinda stress ikintu cya kabiri cya gufasha kwirinda stress no kwirinda gutekereza cyane cyane utekereza ku byo udashoboye guhindura cyo kintu kucyumva ndacyumva kwirinda gutekereza cyane bidashobora guhindura ko bidashoboye guhindura nk'ubu wenda ngo ube wavuga ngo icyama nk'iri ya kamera sorry gato abakatolike buriya abantu basenga mu idini rya katolike tubasuhuze kandi baradukurikiye ari benshi ndabizi babasuhuze mu kikatolike turabasuhuje nyagasani Yezu abane namwe vuga uti nawe kandi muhorane niko basuhuza avuga ngo amahoro ya Kristo tuyashimiye Imana amen ni munera amabuye noneho mu katolike impamvu nari mvuze ngo dutange urugero kuri katolike katolike bafite sinzi niba babyita amahame cyangwa babyita niba ari doctrine ururimi rw'igifaransa bivuga ngo dusaba inema iyo kwemera icyo tudashobora guhindura urumva igihe bihura neza ni ingingo yacu ya kabiri sibyo bita hari igeno amageno igeno ngo ni igeno ryanjye umukatolika udukurikiye ubyumva neza bazadusobanurira atubwire uko babivuga twe kubivuga nabi twirinde kubivuga tutabivuga nabi naje dukomeze kwiyi ngingo rero ivuga ngo kwirinda gutekereza kucyo utashobora guhindura ukirinda kubitekerezaho cyane ibyo nabyo biri mu bintu byagufasha kugira ute kwirinda stress urimo urabyumva ndabyumva cyane twakomeza n'ingingo ikurikira nkuko twabivuze mu biganiro byacu by'ubwashize buriya siporo mu bintu siporo ni umuti siporo ni ubuzima siporo ni umuti buriya siporo nayo nzi kugira ngo iri mu bintu byagufasha kwirinda stress newsman uravuze ngo siporo ngo yadufasha kwirinda stress ubu mvuye hano nkirukanka nkagera wenda mvuye hano Nyabugogo nkirukanka nkagera nkiremera cyangwa kata Kimironko numva uwo munaniro wose kugenda no kugaruka nge numva stress ahubwo zakwiyongera cyane aho stress zakwiyongera cyane ni cyagihe buriya abantu rero kw'icyo kintu waruvuze bibwira ko kwiruka cyangwa gukora cross reka tuvuge gukora cross kuko kwiruka hari abantu babifata ukundi gukora cross mu rurimi rw'amahanga ati hiruka abasazi nubwo abasazi batakivugwa muri iki bihe bavuga ko ari abantu bafite ubumuga bwo mu mutwe none se newsman nicyo nari ndi kuvugaho bivuze ngo abantu bose mbona cyase tubona bari muri sport ubwo baba bafite ama stress cyangwa ubwo babirinda kuba bagira ama stress nicyo nangiye kubwira
tuvuze siporo, gukora siporo nk'uburyo bwo kwirinda stress. Nicyo turi kugendaho. Hari uriya ukora siporo, hari uburyo cyangwa icyagamije. Hari igihe muganga mwandikira siporo kubera uburwayi runaka, hari igihe muganga abwira siporo cyangwa wowe ugakora siporo kwirinda gusaza, hari gukora siporo, ni ibintu byinshi. Hano turi kuvuga siporo rero, wadufasha ukagenda uduha nk'ingero za siporo dushobora gukora. Nicyo nangiye kuvugaho. Ni kimwe wari uvuze ngo urirutse, ukoze cross, uvuye ahangaho ugeze i Remera uragarutse, atahubwo ibyo ntabwo bishobora gutera stress. Nicyo wari uvuze. Ndashaka kugusubiza muri ubu buryo rero. Ushobora gukora cross ukava hano ukagera i Remera ukagaruka. N'amaguru ukoze siporo. Icyo gihe umuntu yagusuzuma, abantu bashinzwe iby'ubuzima n'iki yagusuzuma agasanga nta siporo ni ingano bwara wakoze. Ugerageza ufacinga kamera. Murabyo? Ugasanga nta siporo ni ingano rwara wigeze ukora. Kubera iki? Hari gukora iyo siporo ugakora iyo cross, ariko udafokasinze ko ari siporo gukora. Ari ibyo wakwibaza uti umuntu uva Nyabugogo agataha za Remera n'amaguru nta siporo akeneye. Urumva yagiye n'amaguru kuva Remera kugera za Nyabugogo akongera agasubirayo, cyangwa akajya n'ahandi harenze aho ngaho yakoze kilometero na kilometero n'amaguru. Washobora kwishyira muri araza akavuga ati njye nta siporo nkeneye kuko siporo ndayikora. Iyo nta siporo. Siporo ni ya yindi ukoze iyo cross, watanze urugero kuri cross. Ukoze ya cross ariko n'umutima nama wawe cyane umutima wawe uhamanya kuri gukora siporo. Wakora cross wihuta, wagenda gake, umutima wawe ukubwira ngo uri muri siporo. Iyo ni siporo zabo. Bivuze ngo muri make gukora siporo ntago ari ukwirukanka gusa, mbona ibyo ushobora kwirukanka, ushobora kugenda n'amaguru gake gake, ushobora kubyina, ushobora gukina umupira, ushobora kunyonga igare ndetse n'ibindi. Ahubwo wenda ubu ngubu abasirimu hari ukuntu bajya nko muri gym baba bafite abatoza n'iki. Ahubwo ni uzima ushobora kudufasha wenda ukatubwira muri make ni nk'igero kingana iki byibuze umuntu ashobora gukora siporo nko mu gihe cy'umunsi. Urakoze cyane. Uriya ku munsi ni nk'iminota ingahe? Wafata iminota 30. Irahagije yonyine gusa. Ariko muri ya minota 30 ushobora gufata iminota 30 wowe uhamanya ko uri muri siporo n'umutima wawe. Undi agafata amasaha 5 cyangwa 3 cyangwa asinze ko ugiye muri siporo. Ari muri siporo ariko adafite focus. Ko ari muri siporo. Twakomeza. Ugasanga ufite wakoze amasaha 30. Sorry, amasaha 3 undi wakoze iminota 30 arakuruhishije. Good. Siporo rero mvuga ni ya yindi ugomba gufokasinga ko uri muri siporo. Hari ikindi kintu cyangwa ubundi buryo badufasha kwirinda stress cyangwa se kuyirwanya. Yego. Ikintu cyitwa kwigereranya cyangwa kugereranya ubuzima bwawe n'ubwundi cyangwa n'ubwundi. Urugero ukavuga uti runaka twariganye, none afite imodoka, twize bimwe, twagize n'amahirwe tugira akazi kamwe. Ati none ndi mu nzu y'ikode ariko we ari mu nzu ye yarubatse, ndatega afite imodoka ye. Ibyo bintu rero iyo wigereranya ubuzima bwawe n'ubwundi stress ziriyongera. Muri make rero imenye wirinde kubaho ubuzima nk'ubwundi. Urakoze. Icyo nacyo biri mu kintu cyagufasha kugira ute kwirinda stress. None se buriya ibyo ni ibintu bitanu by'ingenzi byagufasha kwirinda stress. Wadufasha ukatubwira icya kane, ntabwo twacyumvishije neza. Icya kane navuze, icya kane ni ikintu cyo kugira ikintu cyo icya kane ntabwo twakivuze. Twasimbutse kane twakivuzeho twirukanka kuko ari watubwiye ko ngo icya kane no kugerageza tuganire n'abandi urinda kwigunga. Ukavuga uti ndaba mu rugo honyine, ndifungira mu cyumba honyine, wari uturo twanjye. Abajene bo ngo baravuga ngo menye ibyawe. Hari igihe umuntu aba yumva akeneye kuba wenyine. Ese igihe ugeze muri icyo gihe cyo kuba uri wenyine biri mu bintu bigaragaza ko ufite stress, akaba ariyo mpamvu tubwiye ngo tugomba kwirinda kuba turi twenyine, ahubwo tukagira
kuba uri wenyine biterwa na purpose. Hari igihe wavuga uti uyu munsi nshaka kuba ndi jyenyine nkifungira mu cyumba akora utuntu twanjye neza. Ariko hari no kuba uri wenyine ikintu kiguteye kuba wenyine atari cya kintu focusinze. Uvuga ngo ndi gukora kuri projet runaka ahubwo stress zaragutangiye utabizi. Umva aho ngaho ariko niba uvuze uti reka mbe ndi home mbe mfite utuntu ndimo gukora ndi jyenyine aho uri mu kazi. Yego. Kuko ntekereza ko hano ko kuba wigunze uri utari kumwe n'abandi ari cyagiye umuntu agenda akicara ahantu arigunze nta kazi arimo gukora wenda aba uri gukora kuri telefone cyangwa kuri computer. Ibyo nibyo twagereranya no kuba umuntu ari wenyine focusinze ku kazi. Ariko ibyo mvuga rero hano ko kwirinda kuba uri wenyine ni cyagihe ufite ikibazo runaka. Cyagihe ufite ikibazo runaka aho kugira ngo ugende mu buriri ugihamane wowe ubwawe. Ni ikibazo gisaba wenda ubujyanama, ni ikibazo gisaba kuhura n'abagenzi bawe bakaguha ubusongera ngingo ukagenda ukagihamana wenyine. Nibyo mvugaho byo kwirinda kuba wenyine. Cyagihe ufite ibintu byo kuganiriza abandi reka kuba wenyine, jya mu bandi, reba inshuti zawe, reba abavandimwe, reba abo mukorana, ubasange muganire kuri icyo kintu. Urakoze cyane. None Newsman niziye nama watugira kugira ngo wenda nk'umuntu bitarabaho bitazamubaho cyangwa se umuntu byabayeho, niziye nama ushobora kutugira, ushobora kugira abakunzi bacu, ushobora kugira buri muntu wese ufite ama stress cyangwa se ufite du stress, muri make gira inama cyangwa se uburyo dushobora kwitwara, uburyo dushobora kwifata kugira ngo tubashe gukumira ibijyanye n'ama stress. Uti inama zifatika zagufasha. Mbere y'izi nama zifatika hari kandi gakuru numvaga kandimo kanzamukamo bimata kukabwira abadukurikiye. Nta kibazo. Hari umusore umwe wari ufite inshuti umunsi umwe ngo ayibona Dubai. Noneho ayibona na ubwo bivuze ngo bose bari kuri internet. Yagiye kuri internet bisanzwe. Bivuze ngo yabonye amafoto. Yego. Abona inshuti ye i Dubai. Ati runaka yarakize kabisa. Asigaye ajya Dubai. Za Mahome hose ajyayo. Tambwira ko yari Photoshop. Urumva? None umusore shamvu ikigusetse. Umusore yikojeje Nyabugogo. Bahurirayo. Ati runa mu minota 20 ko nkubonye Dubai Nyabugogo bigezemo gute? Ati share kare narindi kuri wallpaper. Urumva? Umusore ari kuri wallpaper umukobo yamubonye ati Dubai yarakize kabisa. Naho umukobo yibere kuri wallpaper sha. Yikojeje Nyabugogo mu masegonda makeya umukobo yamusanze Nyabugogo. Nuko nakubwiye ibyo yari mukora buriya mbikubwiye nabyo avuga ati ayo na ama stress. Ubwo reka dukomeze kubera amasaha dutwaye, utubwire cyangwa se ugire inama watugira kugira ngo tubashe kwirinda stress cyangwa se kugabanya ama stress dufite, kuko abantu benshi dufite ama stress my dear, mufite ama stress fite ama stress. Duhe inama kugira ngo tubashe kugira inama ya mbere rero twitwara muri kibazo cya stress. Buri abahanga ba control stress bagena bashyiraho intego cyangwa gukora cyo nakwita timetable yuko umunsi wawe uri bugende. Bivuze ngo ibyo biri mu byadufasha biri mu nama umuntu yakubahiriza kugira ngo ibintu bya stress bishyire niba yaranazifite cyangwa se nawe utari zifite hehe nazo. Ibyo biri mu nama zagufasha kugira ngo utandukane na stress. Dufashe kuri izo nama cyane ujye ureba muri kamera kugira ngo abantu babishire umutima. Izi kamera zanyu ntabwo nari nzimenyereye muvana. Urajya ugerageza facing yara. Inama ya mbere tangira umunsi wawe ushimira mvuga ku bantu ushimire ndi ku bantu navuga ngo bakiriye Yesu umwami n'umukiza cyangwa Yesu. Abavuga Yesu abandi bakavuga Yesu.
muri make ni ugushimira Imana, ugashimira Imana, gusenga ibyo wagezeho, ukayiragiza umunsi wawe. Muri make ni ugusenga, ariko abantu bose ntago abantu bose babayeho neza cyangwa se badafite ama stress, ntago ari uko badasenga, si uko badasenga. Ariko ubu ngubu wowe umbwiye kukubwira bimwe, nubwo nanjye naje mu kiganiro mfite stress, ariko izi nama ntari nzifite kandi nzizi. Ariko rimwe na rimwe baravuga ngo umubumbyi arira mu rugero. Ntacyo twakomeza. Tangira umunsi wawe ushima rero. Ushobora waravuze no gusenga no gushima Imana. Gushima Imana ntibihagije byonyine gusa rero. No gushima abantu nabyo, no gushima abantu bibaho. Gushimira abantu ukavuga ngo ukirahira. Kera buriya hari nari mfite umusaza bari data wacu, yahoraga agenda yirahira mu gitondo ngo ndagapfusha byoye wampaye. Ati ndagapfusha byoye wampaye. Urumva kumwirahira uko nguko yabaga mwirahira, bari mu rwego rwo guhora mutaka rwo gukora mushimira. Ibyo bintu rero byo gushimira umuntu buri mu gitondo cyangwa buri munsi ugenda umushimira ukubita icyo kivugo, biri mu bintu bigufasha kwirinda stress. Icyambere cyo bigufasha kumva unyuzwe n'ukuri. Iyo ushimiye umuntu ko yaguhaye inka, buriya ni ikimenyetso cyo kugaragaza kunyuzwe. Ibyo rero ni inama ya mbere umuntu ashobora gukurikiza kugira ngo bimurinde stress. Harimo gusenga wiherereye nyine muko gushimira, gusenga no gutegura gahunda y'umunsi. Icyo nari mpereyeho mvuga, gutegura gahunda y'umunsi, ukavuga uti uyu munsi mfite akazi runaka yenda biraza kugenda guki, ugapanga uko biri buze gukurikirana. Ibyo rero nabyo biri mu nama zagufasha kugira ute kwirinda stress. Ndatekereza nawe hari icyo wabivugaho kuri zo nama, niba hari icyo wabivugaho, icyo wakongera ku kibyo nari mvuze, wakitwongerera ku badukurikiye kugira ngo babyumve neza. Iyi ngingo buriya y'ingenzi duhura nabyo buri munsi. Yego, nkurikije inama zose watugiriye n'ibintu byose watubwiye tushobora gukurikiza kugira ngo twirinde stress, numva byabihagije. Ibintu watubwiye numva ntibihagije neza. Kuko niba uvuze ngo tugomba gutangira umunsi dushimira, yego, tugasenga, tugategura gahunda zacu za buri munsi, twaba turi ku kazi cyangwa se niba ari abanyeshuri turi ku ishuri, tukagira uburyo dutwaramo gahunda zacu neza, twirinda kwigunga, twirinda kuba twenyine. Niba turi mu kazi gatandukanye nyine tukagerageza kubanira abagenzi bacu. Urumva ko izo ni gahunda zo mu kazi. None se ikibazo cyanjye, nubwo wenda uri umunyamakuru, mbabariye kukubaza, ariko igihe cyose uhora mu kazi. Babana bafite akazi bakora, igihe cyose uhora mu kazi. Ntabwo igihe cyose umuntu ahora mu kazi akagombye kongeraho, kuko umuntu wese adahora mu kazi. Na cyagiye wavuye mu kazi, wagarutse mu rugo. Hari umuntu ugaruka mu rugo avuye mu kazi, ubwo kugera mu rugo nijoro ahubwira ngo ajye kuruhuka, ubwo telefone ikabibonye akazi. Urakoze cyane. Ni telefone. Yego, Newsman, ukomoje ku kintu cya telefone. Buriya ntago ari byiza niba uvuye mu kazi, nyine uvuye mu kazi ukeneye kuruhuka, kandi kuruhuka rega ntago ari ukuryama. Buriya kuryama ntago ariko kuruhuka uko mbitekereza cyangwa se nabyumvishe, nawe uraza kumbwira cyangwa se n'abadukurikiye baraza kutubwira. Ubundi kuruhuka ni ukureka ibintu wari urimo ukaba wajya mu bindi. Kose kuruhukira mu kazi ntago ari kuruhukira mu kazi. Tuvuga urugero gutya, twari turi mu kiganiro. Niba turi mu kiganiro kirarangiye, wenda ngiye nko gutegura wenda imyambaro nzambara ejo, nagiye ahandi hantu aho ndi guprofita nkaruhukiramo. Noneho tuvuge ubu ngubu ikiganiro kirarangiye, ndatashye ngeze mu rugo. Yego, hariya niba ngeze mu rugo ntago ari byiza gukomeza gukoresha telefone. Yego, n'abantu badukurikiye babyumvireho, niba ugeze mu rugo tugomba kwirinda gukoresha telefone igihe kirekire mbere yuko dusinzira. Kubera ko hari nk'abantu bagira ingeso yo kujyana telefone no mu buriri cyane. Buriya bibaye byiza telefone akaryama yiseguye. Buriya bibaye byiza telefone wayirekera
nko kure cyane kure cyane, ariko nanone ntabwo ari byiza kuyijyana kure cyane, kuko just in case umuntu ashobora kugira ikibazo nijoro akaba yaguhamagara ngo umutabare. Sibyo, wenda ni umuturanyi hagize ikibazo, ibisambo biramuteye, twita abajura, agize umurwayi, urumva ntabwo uhamagara none telefone wayishize kure, icyo gihe ntabwo uzamutabara. Ariko hano icyo bishatse kuvuga ni ukutayikoresha cyane ndetse igihe kirekire. Ushobora gushyiramo nk'aka vibre gatoya ukayitereka nk'hariya, sibyo, ukirinda kujya ku ma WhatsApp, ku ma chat, ku ma IG ndetse n'ibindi, kugira ngo n'ubwonko ubw'umwanya ukuruhuka. Noneho niba umaze nk'uminota nka 30 cyangwa 20 utari kuri telefone uri kuruhuka, tuvuge niba uri kumwe n'umuntu mwe muganira uko umunsi wagenze, byagenze gute, ese kuri ya gahunda wari wihaye umunsi ese wayigezeho, nibyo ngibyo ugomba gutekereza. Telefone urakoze cyane Mr. Za, ugasinzira umeze neza. Urakoze cyane Mr. Za. Abahanga mu by'ubuzima rero nubwo twavuze kuri ibi bintu bya stress, ariko abahanga mu by'ubuzima bavuga ko stress nke ishobora kugufasha mu kazi, gukora akazi neza. Bivuze ngo ubwo wabuvuze ko stress ari nziza rero zishobora ndavuze nti stress nke, nyumva neza n'abadukurikiye banyumve neza. Abahanga mu by'ubuzima bavuga ko cyangwa bemeza ko stress nke zishobora kugufasha gukora akazi neza. Gute sasa? Reka za stress zo ku rwego rwo hejuru, za stress zirenze, ndavuga stress nke. Stress nke zishobora kugufasha gukora akazi neza, ariko stress irenze urugero wenda nabyumva, kuko stress irenze urugero nkeya ntizamubuza gusinzira. Ariko umuntu ufite stress nyinshi utarimo gusinzira, abirumvikana ko koko hari ingaruka bishobora kumutera. Stress nke uburyo zishobora kugufasha mu kazi rero, urabona hari nk'abantu bakora akazi gatandukanye, cyane cyane reba nk'akazi, dufata urugero ku kazi, ariko ni mu kazi kose, umuntu ukora akazi runaka akorera undi, va kuri wa wundi wikorera, wa muntu ukora akazi akorera undi, ashobora kuba adafite stress akazi ntagakore neza, kubera ko stress rimwe na rimwe hari igihe zigutera gutinya. Cyangwa tugaruke nko mu muryango, ukamvugiza ama complex, tugaruke nko mu muryango, buri ushobora kubaho mu rugo nta stress ufite. Twabonye ko gutekereza cyane no guhangayika arizo stress. Buriya mu rugo ngende umupapa mfite umugore n'abana, ngomba gutunga cyangwa kugaburira, nkaba ntafite ibitekerezo byo kuvuga ngo uyu munsi turi burye iki mu rugo, turararira iki, urumva icyo gihe nta stress mfite. Ariko mfite stress nkeya yo kuvuga ngo uyu munsi ko tumaze iminsi turya kawunga yonyine, icyumweru kirarangira turya kawunga yonyine, urumva ko ni ka stress gakeya kari butume ugira pressure cyangwa ugira gukorera under pressure. Wajya mu kazi kakazi kayo kakanoza neza kugira ngo uze kubona imboga dodo zo kurisha none ubwo stress irenze cyangwa stress nyinshi ho biba byagenze gute? Stress nyinshi ni ya yindi ishobora kugira ingaruka nyinshi cyane, nka rimwe na rimwe ishobora kugira ingaruka ku mutima. Wada nk'urugero rwa stress irenze ishobora gutuma, nk'urugero rwa stress ishobora kugutera ingaruka ku mutima. Urabona ushobora kugira stress zijyanye nka rwa rugero natanze, cyangwa kaga kuri nabahaye ko umuntu wabwiye boss ko ashaka kugura imodoka, ameze nk'uri kumugisha inama ati kugura imodoka nibyo byihutirwa. Ese nibyo boss amaze kumubwira ko ari byo, aramubwira ati mu by'ukuri nta n'amafaranga yo kugura pine mfite. Urumva uwo muntu cyangwa uriya musore cyangwa uriya mugabo yari kuri stress bimurengeje ubushobozi, arimo aratekereza ibintu birengeje ubushobozi bwiwe. Ushobora no gusanga adafite na salary y'ibihumbi 80. Urakoze cyane, cyangwa atarengeje ibihumbi 100 ku kwezi. Urebe n'ubuzima tubayeho muri iki gihe, niyo zimana. Urumva rero izo ni stress zirengeje, bivuze ngo zirengeje ushobora kugira ingaruka ku mutima. Urumva ishobora kugutera kurwara umutima, ishobora kugutera kurwara umuvuduko w'amaraso. Urabyumva ubu ngubu hari indwara ziteye
biteye ubwoba umuvuduko w'amaraso izo za ukagira ikibazo gikomeye ku mikorere y'ubwonko urumva byose bishobora guterwa na za stress zimwe zirenze urugero mu gusoza rero cyangwa mu gufata umwanzuro watubwira cyangwa wakwibutsa abakunzi bakurikiye Home News TV ikiganiro twarimo tugarukaho yabibutsa noneho tukagana no ku musozo. Murakoze cyane abakunzi ba Home News TV twumvisha ibintu byinshi cyane twumvishe neza ko stress ari kimwe mu bibazo duhura nabyo bya buri munsi ariko ntabwo igomba kutuganza kansubiremo nubwo stress ari kimwe mu bintu biduhangayikishije ntabwo igomba kutuganza. Mfasha wibuke bino bintu bitanu batubwiye. Ikintu cya mbere ugomba kumva yuko cyangwa se ugomba kwemera ko ibibazo bibaho uwipanika. Icya kabiri irinde gutekereza ibyo udashobora guhindura. Nta modoka ufite, nta nzu ufite, ibyo nyine ntacyo wabihinduraho, tegereza. Icya gatatu ugomba gukora siporo ni ingenzi, siporo ni ubuzima. Ikindi kintu ganira n'abandi, ganira na mugenzi wawe, ganira n'inshuti yawe, irinde kuba wenyine, ganira n'umuntu mukorana, ganira n'umuturanyi, mbese irinde kubaho uwigunze. Ikindi kintu irinde kwigereranya n'abandi. Mvuze ngo iki? Irinde kwigereranya n'abandi. Wivuga ngo umuntu twiganye ngafite imodoka, ngafite inzu, ngafite umugore, ngafite abana, ngo bla bla, ngo yafite inkweto nziza, ngo yambara neza ibiki n'ibiki. No, irinde kwigereranya na bagenzi ibawe. Umuhanga umwe yaravuze ati ntushobora kubuza inyoni kuguruka hejuru, kugurukira hejuru y'umutwe wawe. Ariko ntukemere ko inyoni ikwarika mu mutwe. Newsman, ntekereza ko abakunzi bacu batwumvishije cyane ndetse baraza no kugenda badutanga ibitekerezo byinshi cyane. Sinzi niba dusoza hari kandi kantu wakongeraho gatoya noneho tukaza dusoza tunibutsa abakunzi bacu bakurikiye Home News TV ko bakomeza bakadukurikira. Icyo nakongeraho ndagaruka kuri iyo kote y'uriya muhanga wavuze ngo ushobora kubuza inyoni kugurukira hejuru yawe. Yes, quoting aho nk'amasegonda make ya ushobora kuyibuza kwarika icyayi ku musatsi wawe. Kwarika icyayi ku musatsi wawe. Arabadukurikiye batazi icyari cyo. Icyari ni yanzu y'inyoni. Inyoni igenda itora utwatsi dutandukanye ikubaka inzu bakita icyari. Wenda turi abadukurikiye batazi ni icyari ni iki byashoboka. So rero mu gusoza yenda kuri icyo kintu waruvuze ngo ntushobora kubuza inyoni kugurukira hejuru yawe ariko ushobora kuyibuza kukwarika ku musatsi. Mu buryo nk'ubwo rero ntushobora no kubuza ibibazo kuza. Icyo bishatse kuvuga ko udashobora kubuza ibibazo kuza ariko ushobora kubibuza iki? Ushobora kubibuza cyangwa kubyima ububasha. Ibibazo ntushobora kubibuza kuza ariko ushobora kubyima ububasha. Icyo nicyo nakongeraho. Twirinde stress, ibibazo bizaza ntuzabibuza kubaho ariko byima ububasha kuri bwo. Bibwire ko nta bubasha bigize biteho. Ntabwo urakoze cyane. Nicyo nongeraho. Bakunzi ba Home News TV, niba wakunze iki kiganiro kora like, comment and share kugira ngo ibi biganiro bijye bikomeza kukugeraho 5/5. Niba ukoze subscribe kanda kukazogera kugira ngo all notification igihe Home News TV uploadinze bijye bikugereraho ku gihe ndetse kandi vuba. Ngewe mwari kumwe na Mr. Za ndetse na Newsman. Ciao nakagaruka. Imana ibafashe, ibahe impagarike n'ubuzima kandi ibarinde ubuzima butarangwa na stress. Murakoze cyane. Amahoro y'Imana akomeze ababeho ndetse n'imigisha yayo ikomeze ibagereho. Murakoze.